Mangwende yarari imbere yabo. Mangwende baramubloka asubiza bare nyuma kwa Jihad. Jihad yari ateganya na Casemiro ayipasa Casemiro. Icyo gihe urumva ko Mangwende we yarari kwiruka ajya muri boxi. None Casemiro agaruriye Jihad baro. Jihad ahita yiransa baro ndende cyane. Mangwende niyo yakozeho n'umutwe ayihereza inshuti ahita atsinda igitego. Yego ni sequence nabaze ni sequence ya passe 5 bo. Imbere y'izamu muri metero 30 imbere y'izamu rya Benin. Approach yacu kuyumva none cyane. Rotation funga umupira mupasanye mureme chance kandi mu buryo. Kandi ikintu gitangaje noneho babikoze ryarise. Mutoza yavuze ko tumaze gutsindwa igitego ko twatsinzwe igitego cya Huntonji mbere gato yuko tujya kuruhuka. Mutoza yavuze ko tukimara gutsindwa igitego abakinyi ngo bacitse intege. Urumva ne equipe yatsinzwe ibitego 3 ku mukino heruka naho nashaka baje batsindwa naho nashaka ko tujya ni kintu abakinyi ngo cyabaci intege cyane baravuga ngo malgré yiri zo ukora turema amahirwe nitwe dutsinzwe igitego ngo bahise bacika intege cyane. Umutoza yavuze ko ngo siyo babonye basubiye bagiye kuruhuka byamworoheye kubera ko bahise bajya kuruhuka ngo nibwo yababwiye no ntababwira ngo nimukomeze mukore bya bindi mukoresha imbaraga nyinshi ariko bya bindi nimuhindure umukino uracyari wose amahirwe aracyahari twatsinda twabikora. Urumva deja ntekereza ko nka kira gitego bakidutsinda muri mita kabiri ntagira rero kongera guhura nabo bari gucika intege bakava muri zo ngamba zo kubaganiriza ariko uramwanya bonyo 40 kubaganiriza nibwo badutsinda niho hari ki yo komeza ziriya pass ubona ko nyine twatsinze turi muri sequence twe twagereje cyane muri mita mbere tuyoboye umukino. Mwabyitegereje ko nyuma yo gutsindwa igitego na half time igeze abakinnyi bagiye muri vestiaire abatoza batatu bagasigara bicaye vuga ngo bohereje abakinnyi bagiye muri vestiaire Torsten yasigaye yicaranye na Jimmy na Rwasamanzi baraganira deeply baganiriye nk'iminota nk'itatu abakinnyi bageze muri vestiaire babona kubasangayo bari bajyanye message yihumure kubera ko abakinnyi ngo Mangwende yendaga kurira Mangwende kuko igitego twatsinzwe by'umwihariko kubasubiramo amashusho Clement yamubwiye kabiri reba uwo mukinnyi kuko yari ari inyuma ya Clement ariko yegereye Mangwende. Clement urumva mu gihe Omborenga umupira yawutakazaga Casemiro akagwa akurikiye umukinnyi akagwa ntabone uko akomeza kwiruka byasabiye ko Ange aza kuza gusanga Omborenga ku ruhande rw'iburyo kugira ngo barinde ko umukinnyi yatera cross. Mu gihe rero havuye hari hasiga umukinnyi we muri central defense ariwe Clement rero yasabiye Mangwende support aramubwira ngo uwo mukinnyi uri mu mugongo wanjye uri inyuma yanjye ngwino mufate yabimubwiye kabiri. Yego icyababaje rero yaba Clement yaba Ange yaba na Mangwende ubwe kuko igitego yakishyizeho rwose yakubise hasi nyine bamaze kudutsinda ku bwatsi nuko iyo message hawe na Clement atayumvise ngo akureho baro atinda donc kuhagera asanga igitego kimaze kujyamo tukigitsindwa. Ibyo rero mu gice cya kabiri nibyo bababwiye bati ntibitume duhindura ya uniformity yacu kwa kundi dukina dutegereza amahirwe yacu amahirwe araboneka. Umva icyo yongereye muri mita kabiri umutoza yavuze nagikunze cyane umutoza abantu bibazaga remplacement ruboneka yagiyemo asimbura Kwizera yaba wagize match mbi baye match nk'iya gatatu ikurikirana itari nziza cyane niyo muri Cote d'Ivoire yari mbi cyane ntabwo ahagaze neza. Umutoza umva icyo yavuze kuri Ruboneka navuga ko yanatanze n'ubutumwa yego cyane match navuga yose tugatangira noneho navuga conquest yo kwegariza no gutsinda match. Umutoza yavuze ngo yego nabwiye abakinnyi ko bagomba kuguma muri za ngamba zo gukina na possession tukubaka nko twabikoze muri mitambere malgré igitego twatsinzwe ko ntabwo Benin yaturushaga. Aravuga ngo nazanyemo Ruboneka ati impamvu nahisemo kuzanamo Ruboneka kiriya gihe ngo n'umukinnyi nzi kandi hari ikintu afite abandi bakinnyi bose mfite badafite ngo nta wundi mukinnyi n'umwe ugifite. Yanavuze ngo abakinnyi bakwiriye kwigira kuri Ruboneka kimwigiraho ngo n'umukinnyi mfata nkohereza mu kibuga akemera guhagarara ahantu hose mutumye kandi ngo akaba yiteguye gukoresha imbaraga ze zose kuva ku isegonda rya mbere kugeza avuye mu kibuga. Yavuze ngo namubwiye ngo genda wongeremo imbaraga genda uhangane ukurikire baro yose ko baturushaga imbaraga urumva umutoza yavuze ko imibiri y'abakinnyi ba Benin mu by'ukuri
nenjouable barenjouable Cedric. ntabwo ushobora guhangana nabo yabitaga ngo ni positive monsters. yego ni ibikoko ariko bitari bibi. yego ntabwo wahangana nabo umubiri ku mubiri. ruboneka rero yavuze ngo ni nko kumwohereza, ni nko kuvuga ngo ni uruyuki, genda ujye ubaruma ufite n'ivubi, genda ubaduhire mu matwi ubirukankeho, reka ubarushe imbaraga ubagore. reka nkuzuze turahita tumugarukaho byihariye. iriya pasi ya Jihad ku gitego dukubite players rating. yes ziri ubundi kitalamu kinyamupira bazita ngo ni blockbuster semi long range passes. tajya ngo ni izina ry'igisasu wagira ngo ni antiballistic missile. abazita blockbuster semi long range passes. ni umupira utaba ari muremure cyane, yego niyo mpamvu ari semi long range. umupira muremure ariko utari muremure cyane. ariko n'iki cyita a blockbuster ni uko kuntu ari pasi isukuye inoze igera ku muntu neza ipimye. urabona ekipi iri kudefanda iba yakoze bloke y'urukuta, iba yakoze block bar. kwa kundi uba bashota mu maguru baro babuze aho irenza, hari pase ukeba igasenya rwa rukuta. blockbuster nko kubastinga, nko kuritura urukuta, yaca mu maguru yaca hejuru yabo igatuma urukuta rusenyuka abakinnyi bagatanduka. sasa kuyirekura kuri Mangwende iyo connection na nshuti nakundi iki kintu noneho kuba baro yatuje arayireba afungura ikirenge ouverture du pied barayisunika premier poto n'ubundi aho gardien yarari kuza mu izamu ariko ayimutsindaho kubera icyo ayimutsinzaho kuko ni baro yariri mu kirere iyo ashaka kwigarura deuxième poto ari gihe ari kugira ibyago byuko wenda yashoboraga no kujya hanze nta pime neza. yavuze ngo ibinyoroheye bishoboka ahanyegereye hashoboka ni imbere yanjye ndi kubona izamu harimo intera nini hagati y'aho gardien ari naho ngaho ngiye gutsinda, reka mpite nyishyira neza ku ipoto ahita yohereza mu izamu iramukundira. nawe iyo igitego kimaze kujyamo ikindi kintu tugomba gushimira umutoza amaze kwensitara filozofi y'ikintu gikomeye mu Mavubi tutagiraga. yatuzanyemo ikintu cyitwa winning mentality, kumva ko twatsinze umukino. wabireba mu mashusho Shuti amaze kugombora abakinnyi bo kuri benshi birutse mu kibuga baza yahise babwira ati muveyo musoko, yabwira ati musubire mu kibuga mugende. Jihad yahise akura baro muri bire azayijyana hagati. bivuga ngo muri icyo kintu muri uwo mwanya ikiba mu bwonko bw'abakinnyi batazamuwe mu mitekerereze batubatswemo gutsinda baravuga ngo kuba dushobora kugombora birahagije. reka twugare twagiye tunayibona kenshi mu batoza baheruka hari igihe twagomboraga igitego mu minota nk'ibiri tukiri muri celebration bagahita bongera kudutsinda. Harabidukoze kuri inshuro ubona ko batekereza ngo turagomboye ariko twatsinda na match, reka iminota ijye muri faveur yacu, reka iminota ibi yacu. iyo temps bayita temps fort, donc turagomboye turi mu rugo abafana bari hejuru bari kwishima turi ku minota 70 haracyabura iminota igera kuri 20. ikipe ya Benin twashyize mu cyo bita dute kwishidikanyaho, itangiye kwishidikanyaho ko turayigomboye, irabizi ko niyo chance yacu ya nyuma nituramuka tuyitsinze turasubira muri course, natwe turabizi. igikora icyo rero ni attitude, inyifato nyuma yo kubona igitego. muzi ko hagati y'umunota wa 70 kwa 75 twahise dutsinda icya kabiri. kandi Rorenzo nubara umwanya wo gutsinda igitego n'uwo guserebura ntihabura umunota umwe n'igice watakaye, sibyo? bivuga ngo twakoresheje indi minota 3 gusa hagati yo gufungura umupira, hagati yo gutanga penalty no kwitera bayubatse umunota umwe bafunguye barataka tuyibatse dusubiyeyo duhita tubatse penalty kwitera byakerewe byanabaje ngo umutoza 75 igihe kinini cyapfuye ubusa, ariko igihe twakoresheje mu kwipasa umwana reka mubwira akantu ko umutoza waruvuze ngo byamabara namwe mukogeza ibitego abantu babyumvishe ko nta pause yabayemo. ariko ikintu cyanabaye mutoza iyo bita mentality ndetse na attitude ni ikintu gikomeye cyane yakoze. ngira ngo abantu bayibonye ko aba ball boys abakinnyi baba bencher batangiye kubwira aba ball boys ngo batinze umupira. ngira ngo izo konsigne mwazibonaga ko bazitanga, mutinze umupira subirayo wa mwana we baro yisiga hano inyuma
biza kurangira umutoza Torsten atangiye kubatuka avuga ati muzane baro donc bo bumvaga tugize bibiri kudefanda none Torsten abizi ko kudefanda ibitego ubutanze urwaho ngo kugira ngo adversary aguhonda kandi akurusha abakinnyi beza abakinnyi barebare byamworohera kugutsinda kugombora. nawe tumaze rero kubaka uburyo bw'igitego cya kabiri barava kuri Mangwende arayohereza shuti kwa kundi ajya akora ikintu cyo kugaruka hagati cya kintu cyo kuza nyine gusanganira umupira araza kugira ngo ugere iyo involvement baro yayifashe ateye izamu umugongo aho agomba gutsinda icyo yakoze yahindukiye ayishyira ku ruhande kwa Barafinda wari wamaze guheza uruhande Barafinda akora cross nziza yari yakoze cross atagenze neza mu gice cya mbere menshi agera nko kuri 5 cyangwa 6 hanyuma ahinduye umupira waruboneka nje nkunda kwita hybrid winger umutoza umukunda ikintu cya versatility gukina imyanya itandukanye umukinnyi muri aperi ufite umwanya kubera yuko bavuga ko he is very athletic ariruka n'umukozi afite umwuka ubundi bajya bavuga ngo wagira ngo agira igihaha cy'akajyana kamoteri kandi extra umusore witeguye gukora yari yasomye neza izo pase bari gukora nanone hagati y'abakinnyi bacu bongeye gukora andi mapase nka3 icyo ni ikintu cyo kwishimira iyo cross yari yamaze kugera muri box nubwo akina ku ruhande niyo yari yasimbuye burya yari yamaze kujya mu rugo rw'amahina atahejeje uruhande bituma ducreate nombre umubare w'abakinnyi benshi muri box kuko na shuti yarinje box nawe na kapiteni Jihad hanyuma iyo baro akifunga ayikina neza ipasa Jihad wari witeguye guhita shoti riremereye umukinnyi aramwahuranya uretse gato baramuteze hariya iriya penalty nabonye umutoza w'ikipe y'igihugu ya Benin Notiroher arira cyane avuga ko iriya penalty agomba kuba penalty umutoza w'ikipe y'igihugu Rwanda yavuze ko ari penalty yoroheje ariko yagomba kuba penalty n'ubundi kubera ko yavuze ngo Jihad deja yari yakoze kuri baro kumupyinyura gifite baro ku kirenge yayigutanze nk'ikosa ritari grave ariko kuko utumye atakaza trajectoire ya baro aho yagomba kwitera atayihateye kubera ko wamunyereyeho deja agomba kuba penalty ariko umutoza wa Benin wamwumva ari twe batsinze penalty imeze kuriya ntekereza ko natwe twavuga ngo iriya ari penalty yoroheje yayitanga cyangwa ntayitanga ariko mu buryo bw'umupira ni penalty kuko Jihad yateye baro akikoraho ukuguru guturuka inyuma bamunyerera ku gitsi bituma penalty Barata yohereza agomba kuyohereza penalty umutoza wa penalty yajyane na hiti ngo atishimiraga yagiye gutera penalty acemo nk'umuntu atayitanze aravuga ati ibi bintu biri kunyicira umukinnyi mu mutwe biratuma akomeza gutekereza cyane biratuma akomeza kwishidikanya wenda decision yari yafasha yiveho biratuma umutoza wabo wenda amini umuzamu wabo wenda atuzamo simbishaka na rekure penalty ayirekuye reka nkubwira akantu kugira umukinnyi nkuriya ni ikintu kidasanzwe ayirekura neza reka nongeremo ikindi kintu kuri ya penalty uriya muzamu w'ikipe ya Benin akina mu ikipe ya Jeder Star muri Afrika y'Epfo Fiacre Ntwari yavuye mu izamu aza kureba umuntu bita Jihad haramwatuye umuntu turakinana muri South Africa ndamuzi baraziranye cyane baraziranye barahura muri champion araza aramwongora aramubwira ati uruhande rwe rutagenda cyane n'uru rw'iburyo bamwita Marcel Danjinu imyaka bajya kungana ko afite 26 bari kugira 25 bajya kungana aramubwira ngo uyishyire mu nguni y'iburyo kure akuzi koko yaje yirukanka aramuganiriza aramubwira ati uyishyire mu nguni y'iburyo ubwo abazi ko ariho uruhande rwe wenda rumugora gufata icyo ni cyiza urumva na information ibifashije amaze kubikora rero penalty imaze kujyamo igitego kiraboneka cya kabiri nawe mu guhuza ikibazo kimwe cyari gikubiyemo uko twakinnye match ejo mbere yo kujya mu bindi ku munsi w'ejo ikintu cyadufashije kurusha ibindi ntigikemura ibibazo dufite ikinakuraho ibibazo dufite rero naringiye ikinatubuza kwibwiza twagakwiriye kuganira tubuza kwibwiza ukuri tugomba kuganira nicyo abanyarwanda bakeneye kumva icyo nakunda iyo mutoza rero yego uyu mutoza mu bintu bike mukundira ni umunyakuri ni umutoza w'umunyakuri ari honete ari wise twagiye tugira abatoza siritu nk'abanyarwanda abatoza b'abanyarwanda ni abatoza kubera guhangayikishwa nuko bagize icyo bavuga babura akazi kabo bakaba stranded twagiye tubona abatoza b'ikipe y'igihugu ava muri ikipe y'igihugu akabura indi club inamufata gutinya kubura akazi
bituma rimwe na rimwe batagaragaza n'ikibazo gihari. Ikintu uyu mutoza afite kiruta ibindi ukuri. Umutoza akubwiza ukuri akakubwira ngo tubwizanye ukuri, ntabwo dufite abakinnyi bari world class, murabazi aho bakina murahazi, abatanakina murabazi, urwego rwacu twisobanukirwe, ntabwo turi ekipa ikomeye, ariko kuko umupira w'amaguru ibihato biri muri groupe imyanya tuzi turwaye y'imbere turayizi. akakubwira ngo ariko umupira w'amaguru, kuko ari umupira w'amaguru, hari manevure nakora nkubaka ngapfundikanya tugatsinda match. Akakubwira ngo umufana cyangwa se umunyamakuru utegereza ko ekipe y'Amavubi itozwa na Toshten igomba gutsinda kuva kwa mbere kugera kwa gatanu, uwo ntakwiye kudufana, ajya gufana Brazil, ajya gufana Espagne, ajya gufana Ubwongereza, kuko twe ntabwo hari amakipe agomba kudutsinda cyane, natwe tukanyuzamo tukagira abo dutsinda. Akubwiza ukuri akakubwira ko tutari mu bihugu byiza biza umupira. Match z'icumi atsinze enye, anganyije enye, atsinzwe ebyiri. Izi ebyiri zose yatsinzwe zitsinzwe na Benin, ariko notama muzo yanganyije nazo mudakuramo ko yanganyije n'igihugu nka Nigeria, anganya na Zimbabwe, udakura ko mu bihugu yatsinze anganya na South Africa. Botswana wayibonye Botswana ahantu hari ibintu biri kubakwa, ariko bitaza gukuraho ko muri ekipa yacu hari abakinnyi tugikeneye. Byose tuzagira amahirwe nitubona uyu musore ameze neza cyane, Marvin Kali yakize, ntekereza ko impande zacu azazereza izindi imbaraga. Twagarutse kuri Ruboneka waduhaye iyo pace, umuvuduko, uko kuntu yirukaga imbaraga, kuko yanagarukaga hagati cyane mu gufasha umutoza Gena Throw. Namaze ni ikihe kintu cyabaye muri second half cyatumye ekipe y'u Rwanda igaruka ikadomina? Yavuze ngo ni ibintu bibiri. Icya mbere yavuze ngo mufite ekipe iri très agressive, donc twabageragaho. Niba wumva ko twari dufite Casemiro, dufite Jihad, kongeramo Ruboneka, hari indi extra energy, izindi imbaraga yongereyemo muri mediane, kuko burya ntabwo yahezaga uruhande. Iyo mvuga hybrid wing akina ku ruhande ariko agarukamo hagati, byatumye ngo batabasha kuzajya abona uko bagumana umupira ngo bajye kurema bwa buryo bwabo. Kandi akanavuga ko burya ngo n'ikibuga wenda ngo nticyabakundiye gukora ayo mapase, ariko muri rusange 100%. N'umutoza wacu yabivuze ikibuga cyatumaga pase zitagenda, ni ikibuga kitameze neza. Niyo mpamvu nyine bashaka kugira ngo bashyiremo ubwatsi bwiza baba. Ntabwo ari threat kuri adversaire gusa, byatugoye. So ukumva ko rero icyo kintu cya agresivite cyo kutabaho guhumeka cyanatumye tubasunikira gusubira inyuma bose bakajya mu kibuga cyabo second half hafi ya yose, none twe tugaca umurongo. Ugiye ureba aba defenseur bacu batangiraga imipira bari mu kibuga cya Benin, bibasha kurema ibitego twabonye. Yes, ariko niba tuvuga ko Marvin karashaka kuzadufasha, nabonye andi makuru meza ashimishije abanyarwanda baryoherwa nayo. Umusore witwa Noam Emeran. Noam Emeran ni wa mwana ukina nk'umuforward wanyuze muri Man United. Yego. Umuhungu wa Emeran Mos, umuhungu wa Fritz Emeran. Yego. Uyu Noam Emeran yavutse kabiri, bisobanuye ko bafite imyaka 22, urumva ko areze. Yitwa Noam Fritz Emeran, ageze igihe cyo gukina. Uyu mwana akinira ekipe ya Groningen. Groningen ni ikipe yo mu cyiciro cya mbere mu gihugu cy'Ubuholandi. Uyu ni umwana wakiniye Ubufaransa muri under 16 mu buto bwe, ariko kugeza ubu ngubu nta yindi kipe y'igihugu arongera gukinira. Bisobanuye ko ni imari ishyushye iri aho ngaho, mu by'ukuri ni hot cake. Ufite ubushobozi bwo kumwemeza ko akwiye kuza gukinira u Rwanda. Umuntu wagiye bibloka ni papa we, kubera uburyo hari ibibazo byabaye bya Katauti na papa we n'abandi bambuwe ibyangombwa byabo by'ubunyarwanda. Murabizi ibyo bihe byabaye. No winga Emeran akina ku mwanya wa Barafinda. Sinzi impamvu turi kubona we winga ariko kubona umwataka ava centre kigorana. Izakomeza nyine gusaba ko bashaka abava centre ga Rorenzo, urabizi mu winga mwiza ni atsinda ibitego. Emeran yagufasha ufite na Marvin Karari beza bombi aba George ku munsi wabo mwiza yagufasha. Now amakuru hari rero, Rorenzo agiye kuda players rating. Amaherutse mu Rwanda, reka ubwo muvuge abantu bagize performance nziza, performance remarkable cyane ya Mangwende, ariko ni ya Jihad. Natujyane no muri dressing room byabaye nyuma performance. Ongeraho umunota umwe gusa kuko niho ngiye gutanga umwe wonyine wo kugira gute wo kuvuga amahirwe y'u Rwanda nayahe muri ritsinda. Icyo rero yakoze SG wa Ferwafa yabinyibwiriye. Mama w'uyu mwana witwa Noah Emeran aherutse mu Rwanda, barahuye basangira inshuro ebyiri. Mama aravuga ngo njye ndi pour ishyigikiye ko umwana aza gukinira u Rwanda, atariko papa we
ntabwo yishimiye uko yabaye treated ari mu Mavubi kimwe na generasiyo ye yakinaga kuri kabiri. Ati rero mumuganirize, icyo gihe yari ari mu Mavubi Emeran SG wa Ferwafa dufite ubu yari SG wa APR. So urumva ko yego bari baziranye bitari cyane. So yafashe telefone aramwihamagarira, aramuganiriza, aramusobanurira, amubwira uburyo twahindutse and duhinduka for good. Amubwira uburyo umwana wazafatwa neza cyane azitabwaho, amwereka uburyo ikipe yacu iri kugenda izamuka ikura. Aramubwira ngo ndakumvise kandi ndabikonsidera, ndabiha agaciro kabyo. Baganiriye kuri telefone, ntibirarangira ngo umwana aze, ariko biri mu nzira nziza cyane. Dushaka kugira amahirwe yo kwiyongeramo kalite tutari dufite imbere. Icyarusha ibyo kuri aya makuru meza cyane Rigana atanze, fata indege kamarade ujye kureba umugabo muvugane murebana mu maso. Telefone